kandi uyu mwana afana APR akaba ari kurira. Umwana mwiza mubona gutya wabaye uburyo APR ivuyemo. Sheri ba siporo nose shampiyona su yiriho. Shampiyona uzayitwara. Shampiyona uzayitwara baby. Ihangane sibyo? Ihangane nago nose cy'amahoro n'ubundi. Igikuru ni shampiyona sibyo? Reka kurira. Silver ababaye cyane umfana w'ikipe ya PFC birantunguye kubona umuntu nyine arira kubera gukunda ikipe. Ubu ntago ari ubufana gusa bro. Ntago ari ubufana gusa ubwo ni ugukunda ikipe. Mademoiselle kwaki mbuze n'ikintu ngubaza ariko abakunzi ba PFC murabona ko man ibi bintu ngiye binkozeho ngiye ntago natekereza ko hari umuntu yene ushaka gukunda ikipe ku buryo arira. Urumva ntago watekerezaga gutsindwa ntago byakiriye ni ibintu bumvaga urumva ari nk'igitangaza gutsindwa Garutabo umeze neza byagenze bitese ibyo byaje yego inkoni kubise mu cyo birenze urugo urumva wishimye nishima sase bambona ibyo byaje none se iyo utegereza igatsinda mukazahura kandi batsinda iki gikona we wahinga uzi we watera igiti yego we watera igiti wowe bakira umwana muto bundi baravuga ngo iyo watera igiti ni kiburi nyoni bugi nyoni tamu giti ntabwo yitera hasi itera hasi wakiriye gute amanota yagasije amanota baravuga ngo umwana y'umwise muteteri abikigoje niba aba mu ishuri kosa n'isababo nyinshi ariko ikipe ya PFC urabona ko yari yagerageje gukina nubwo ibyo kuyazaza nge kugegeza kamuganje we waneke ibyo kugeza ngenda bizi ndana nabo akorwa rutabo hagati y'ikiganiro twakoze cyazanye feedback nzima baratubwira ibyo tuzaze none nabanza ngashimira Kenisi ngashimira n'abavandimwe bose baje hano ngiye ibintu zose uzabikora burya bavuga ngo akabikaremenya ntambwigira sima shimira president n'ubwo rwaye ariko azazakena ari bene mama wacu urakoze cyane Good. President, félicitations watangaje birangiye ubikoze. Tubwira uko wiyumva imba mutima zawe muri aka kanya. Just happened. Reka vuge ni congratulations ku basore. Vuge ni congratulations ku rape. Ya adversaire mwiza ko twari dufite inyota. Kumurusha kuko iki gikombe turifuza kugera kuri anshoka no kugitwara. Ndabyumva ufite ibyishimo byinshi abantu banabyumva mu ijwi imbaraga wazikuraga he zatuma kuvuga biriya bintu kugera kuvuga ati nanatega tifite inyota yakamye ikivu. I believe in myself and I will never say never. Never nta bigiba muri vocabulary. In everything I do nzi yuko abakinnyi bose baba bangana n'abandi. Yego APR is a good team mu buryo bwose bushoboka kandi nanabivuze mu mibare ntawe duha amahirwe ariko I know the future will come kandi tunazo video top. Demi finale mbere kugenda polisi niyo muzaho gira ubutumwiha mu magambo makeya twebwe ntago hano tuzamukira tugezeho. I'm very sure police is a big opponent as well. Turayifata uko dufata kwe icyo dusabwa ni kuba serious and focused. That's it. Akoze cyane agashimira. Yes, wakunzi ba BCTV show murabona ukuntu Kensi w'ikipe president w'ikipe ya Gasogi United nyuma yo gusezera ikipe ya APR ubona ko abafana bamuzi bavuga ati bimeze bite ubona ko yishimye cyane. Kandi Gasogi tashye none irajya mu ntijya nijyamo ajya kwitara mu bafana nakagoshe Mbiriza atanze ikipe si cyangwa ubwoba hejuru cyane arayitsinda. atari avuye nta
ntabwo nabishaka ko aperi ivamo pe. Akareka ntabwo yayirata yanamwica anakwica abakurikira ngo rengana kwica bose afite mu gishaje cyo kurama reba n'abakinnyi n'abacyakira bayo ikipe ya PRFC ikaba isezerewe n'ikipe ya Gasogi United kuri penalty enye kuri imwe. Yo nimenye cyanjye kiranamenetse.
Kenisi kuri wowe hari icyo bitwaye nk'umuntu w'umusesenguzi w'umunyamakuru 11 yabanje bitwaye kubera ko n'umwataka Bawoma yari yagarutse Nikita Bawoma utwara umusore ukina ibitego nk'uko wabikunda muri APR rero 11 yabanjemo ndabona nta kibazo kuko muri defense niyo musuna Kema kandi n'abarundi ubona akenshi bakunda kuruka ku ruhande rw'ibumoso Christian ikibazo cyari arimo Akamaso biboneka urabona ko nashaka ko yabanjemo kuri uyu munsi kumwe na Baba ni 11 nta kibazo bateye ndetse ni APR ikomeje gukina umukino ubanza bari banganyije na Gasogi aho bitabuzweho rumwe n'abafana ba APR aravuga ati ni gutanganya n'ikipe ya Gasogi ariko ku ruhande rumwe umuntu akibaza se ikipe ibiri ku mwanya wa mbere ifite amanota meza gute nyine bakavuga ngo umutoza ngo abayoroheje kubera ko abagiye guhura wenda n'ikipe ntoya cyane ko Gasogi nayo atari umwana Gasogi ifite abakinnyi bakomeye kuri uno munsi urabona APR ibasha kuza kwivangura na Kenisi APR ifite gukina wabanje bonaga ko ikina inaniwe cyangwa ikina nk'itabyitayeho wahita tutari motive yo kuba yabona amanota 3 kuri Gasogi United ariko kuri uyu munsi ikintu ndi kubona ni uko APR Football Club ntabwo ari bize gukina kuko irabishaka kuza muri kimwe cya kabiri kandi igitego kimwe cya Gasogi cyaza cyahindura ibintu byinshi ni Gasogi nayo nanone ishaka kwereka APR Football Club nubwo ari ikipe nkuru ariko Gasogi nubwo ari ikipe ntoya nayo ari ikipe izi gukina kandi ikipe ikomeye kuko ni APR Football Club nk'uko wabivuze ifite abakinnyi beza ifite hagati heza ifite ndetse n'abarutaza ariko ni APR ubona ko igice cya kabiri gikunda kugora igice cya mbere ubona ko ikipe iri hejuru ariko igice cya kabiri gikunda kugora ntabwo nzi ngo ni ukubera icyo ariko ubona batangiye gucikamo intege ariko kuri uyu munsi reka turebe uko biri bugende uko biri burangire ariko nk'uko nawe uri kubibona hagati mu kibuga inama ekipe yose ubona harimo guhangana cyane ni Gasogi irimo arashaka gukomeza nayo nk'ekipe ntoya abantu bafite nk'ekipe ntoya ni APR nayo iri gushaka gukomeza gukomeza nk'ekipe nkuru kuko mu kiba yamaze kugera muri kimwe cya kabiri hagati aho twibutse abakunzi ba Rayon Sport ko bazahura n'ikipe ya Bugesera kuko Bugesera yasezereye Mukura igitego kimwe mu bintu bitari byitezwe n'abantu benshi bavuga ati Mukura iri mu rugo biraza kugorana ko Bugesera iri buhave ariko Bugesera yavuye igitego kimwe byumvikane ko ikipe ya Rayon Sport izahura n'ikipe ya Bugesera binoroheye nuvuga ku ruhande rw'abareyo biboroheye cyane kubera ko urumva gutega ingendo zo kujya barafite na match ya shampiyona batarakina biraboroheye abafana ba Rayon Sport ko ubwo bateganyaga kujyayo inshuro Rayon Sport agomba guhura n'inshuro 3 mu gikombe cy'amahoro rero turu n'umukino muri shampiyona ariko urumva ko binoroshye ko nako Prito Mukura niyo bagomba guhura inshuro 3 biraboroheye rero bizahura na Bugesera hano kuri Kigali mbere n'iyindi bere mu Bugesera nyine bavuga ko iyo match nayo izaba yoroshye biga ku mpande zombi hagati aho umukino ukomeza uracyari ubusa ku busa hagati y'ikipe ya APR n'ikipe ya Gasogi Bugesera ikunda kunshanga na Gasogi kubera bajya kwambara imyenda irimo kawahanje ku biga twibarukire kuri shampiyona y'u Rwanda Bugesera wabarebye match bahuye na APR ni Bugesera yari ifite motivation yo kuba yari ifite ikintu gituma ikina yari ifite kuba ikipe iri mu makipe ya nyuma amanuka itozwa n'umutoza umenyereye shampiyona ndetse n'amakipe makuru rero twavuga ko ikipe ya Bugesera ishobora kuba iguye ndabona abafana bari kwiruka ikipe ya Bugesera yari iri gukina kugira ngo itamanuka rero nka Bugesera nanone
kumva ko igiye guhura na Rayon Sport n'aya makipe matoya akunda guhura n'amakipe makuru akayagora akayakanira reba yakaniye ya APR Football Club ni ikipe itagitsindwa ni ikipe itaratsinda rero twavuga ko Bugesera na chance ibonye kubagera mu kimwe cya kabiri twavuga ko atari ibintu bikunze kubaho kuri yo ntabwo ari n'amahirwe twavuga ko ni ikipe izaba isa igiye guhura na Rayon Sport ifite abafana, Rayon Sport ifite umutoza uzi gusoma match, Rayon Sport ifite umutoza wubaha buri match yose agiye guhura nayo atagisuzugura match. Ni umutoza watoje Rayon Sport nanone uzi abakinnyi uzi uko bakina abo yatoje hamwe na bamwe baracyarimo. Twavuga ko ni hari ingingo nanone uzi nawe gusoma umukino kwa nk'umutoza kuvuga ko rero match ishobora kuzaba itoroshye hagati y'impande zombi kuko hari ingingo nawe ntabwo yifuza gutsindwa. Rayon Sport nayo iri gukinira kuba ishaka kino gikombe. Twavuga ko ni ibintu bizaba bitoroshye. Urakoze cyane Vida. cyane. Hagati aho hano turi kuri Kigali Pele Stadium nk'uko nabibabwiye, aho ikipe ya APR iri gukina n'ikipe ya Gasogi United bishaka ijya muri kimwe cya kabiri. Abantu bajya bavuga ngo abafana ngo ba APR ngo ni benshi gusumba abareyo. Ibyo bintu babishyigikira, ibyo bintu nawe uri kubyumva? Ntabwo ari kubyumva kubera ko ikibuga birimo birigaragaza kandi hari uko biri kwezi bagerageza abafana ba APR Football Club n'iminsi bacitse intege. Umuntu akibaza ni gute bacika intege kandi ikipe yabo inayoboye iri hejuru. Abafana ba APR Football Club bameze ariko kubona muri iyi minsi batari kwishimira umusaruro kandi ikindi nanone abafana ba APR Football Club batishimiye ko n'ikipe iri gutsinda itaranatsindwa ariko bashaka bya byishimo, bashaka ya ekipe ifite abakinnyi uburyo buri kipe yose bugiye guhura itinya, ariko ni umutoza ufite burya bicakoremo ibintu bye kandi twavuga ko nanone n'abafana abo barakaye badafite impamvu kuko ni ekipe ubona ko ni umutoza ukora ibintu bye ariko ni APR nanone ifite abakinnyi 11 yabanje uyu munsi